ugasoza umwaka umeze neza, ugasoza umwaka unezerewe, ugasoza umwaka utekanye, ndetse bikagufasha kwinjira mu wundi mwaka ufite amahoro asesuye. Ikintu cya mbere rero bantu bo kuri Mubwire, bantu mudukurikira, tugomba gukora mbere y'uko umwaka urangira. Muraho neza, turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe. Nta handi muri rero ni kuri Mubwire TV. Bakwibaza ngo niki tubwira abantu? Twe tubwira abantu ko ari beza, tubwira abantu ko tubakunda, tubwira abantu ko ari ingenzi, tubwira abantu ko ari umugisha, tubwira abantu ko tubakunda. Twahisemo kuvuga ibyiza, twahisemo gutanga urukundo, kuko urukundo ntibaruvuga ahubwo bararutanga. Rero nta handi ni kuri Mubwire bibera. Ni twebwe muhamagara tugatungura abantu, ni twe mubwira tukaza twifatanya namwe ku isabukuru, tukanezeza umuntu mukunda, umuntu tukamuha urukundo akarushaho kubaho anezerewe. Naha rero bibera. Nimba ari bwo bwa mbere uje, ntugende udakoze subscribe. Mbere rero ko dutangira ikiganiro, reka mbanze nshimire cyane abantu mwirirwaga muri comment muvuga ngo Mubwire tuzamutungure, ngo Mubwire ngo nawe tuzamugereho. No kuri Imana ibaha umugisha kuko mwarantekereje, ndetse mutuma n'inshuti zanjye zikanguka zirantekereza. Nizere ko mwabonye surprise ko nanjye barantunguye. Najyaga mpora nibaza ese gutungurwa bigenda gute. Iki nicyo kiganiro cya mbere dukoze nyuma yuko ngewe bantunguye. Yego, nyuma twakoze surprise, nicyo kiganiro cya mbere dukoze nyuma yuko ngewe ntunguwe. Rero ndabashimira cyane abantu bitanze, ubutunzi bwanyu mwakozemo, umwanya wanyu, ririya joro mwaraye mugenda muje kundeba. No kuri Kristo abaha umugisha, Kristo abaha umugisha, kandi Kristo abanezeze. Ikindi abaremera abantu bashya beza, bafite urukundo, bafite umutima w'urukundo, ndetse babatungure. Gutungurwa ni byiza, nta kintu kiryoshye nko gutungurwa. Najyaga nibaza nanjye nkajya mbona umuntu twatunguye ariko se bigenda gute, ariko numvishe ukuntu bigenda. Yewe ugeze umugisha waho rutungurwa, nuko nyine bitakunda. Ariko Imana ibaha umugisha, mbasabiye umugisha, kandi namwe mwantekereje mukabinsabira, namwe Imana ibaha umugisha. Mufatanye natwe rero, mufatanye na Mubwire TV, dutungura abantu. Mbere y'uko umwaka urangira, gira abantu tungura, gira abantu ubwira kukunda, gira abantu ushimira, ubabwire ngo ni ingenzi, ndetse ubu wa mbere ubifuriza umwaka mushya muhire. Nanjye ndabakunda cyane. Abantu munyandikira mukambwira ngo ibiganiro byanjye murabikunda, byahinduye ubuzima bwanyu, natumye mwikunda, natumye murushaho kunezerwa. Imana ibaha umugisha. Biriya byose mumbwira ni motivation, nukuri muntera courage. Kristo abanezeze kandi akomeze abaha ibyishimo, akomeze abagirire neza. Mukomeze mubeho mu buzima bwishimye kandi ubuzima bufite intego. Mbere yuko rero dutangira ibiganiro byacu, reka mbanze mbabwira ahantu mwakura ibintu by'ubwenge. Murabizi ko umutayeri wa mbere ari Grace. Umutayeri wa mbere ni Grace, umutayeri wubahiriza igihe, umutayeri udoda neza, umutayeri utangira imyenda ku gihe. Akorera mu isoko rya Nyarugenge. Wamuhamagara kuri nimero ye 0788559573. Uwo ni Grace. Grace arakudodera, uri hanze, uri mu Rwanda, arabikora neza rwose. Umwenda wawe upfa kuba wamwandikiye kuri WhatsApp, ukamwereka model ushaka, anagufasha guhitamo tisi nziza ikubereye, hanyuma bikagenda neza. Hanyuma bakeneye kwambara neza, amakanzu meza, imyenda yose, amapantaro meza, imyenda yose yacaguwa myiza. Nunu nawe arahari muri Chic. Winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiraho niho nunakorera, cyangwa ukamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp kuri 0788707835. Uwo ni Nunu aragufasha. Hanyuma abakeneye imodoka zijyanye n'igihe, imodoka za hybrid, musoza umwaka mugenda neza mutanyagirwa, mugura imodoka kandi imodoka nziza zitazabateza ibibazo. Ni Fabiola kuri 0788981397. Uramwandikira cyangwa ukamuhamagara akagufasha, ukabona imodoka nziza. Hanyuma jardin, indabo mu rugo, amavaze, ibyo byose bijyanye n'umurimbo wo mu rugo, Yvette arabafasha kuri 0788651258. Twageze mu minsi mikuru, abantu baba bafite ibirori, amafamiye yateranye, muri gushima Imana. Ni Mubwire Tenta abaha inyama nziza, inkoko nziza. Tenta arabaha ibintu byiza bikiri fresh, abantu bazarya ntibabwira ati ni iki twari iwanyu, ninde watetse. Swari ibintu abantu barya mugatangira kwaza ngo umuntu wabatekeye muramuzi, bitewe n'iki, nuko abantu bagize ibibazo mu nda. Mugurire Tenta inyama nziza, azibagezeho, bakora delivery, murushaho kubaho neza kandi munezerewe. Nimero rero nawe ni 0788449484. Uwo ni Tente, arabafasha. Akorera hano Kicukiro, umanutse nkujya kwa Gitwaza, ukahita ukata umuhanda wa mbere nkugiye kwa Karirosi, ruguru y'umuhanda hari busheri. Utahamenye neza wamuhamagara, cyangwa uri no mu rugo uramubwira ati nyoherereza 10 by'inyama cyangwa inkoko,
bikakugeraho neza. Nimubeho neza, ubuzima bwanyu bubeho bunezerewe, kandi muvuga amagambo meza, mubwira abantu amagambo meza. Apana kwirirwa uvuga ngo ngiye ndeba ibitaregenda neza. Oya, ibitagenda neza nawe arabizi, akeneye ibigenda neza. Mubwira abantu ibyiza. Narababwiye ngo bantu tubibonera muri comment, umuntu arandika ati su nanjye nabona umuntu nkunda, ati ngewe navutse banuka ndinze ngana gutyo, umuntu agakura bamutuka, yagira ngo arashatse aho agiye mu rugo, agiye kwishimiraho, nawe akagenda gatukwa, cyangwa nawe bakamutuka. Abagabo baratukwa, abagore baratukwa, abantu bose ahantu hose n'ibibazo. Cyangwa ukajya mu kazi ukagenda nawe ugahuriramo n'ibibazo. Ibibazo biruzuye. Mu isi nta mahoro. Rero nimba mu isi nta mahoro, tugerageze twe tuyishakemo, dutange urukundo, ubwira abantu ibyiza. Banagora uvuga ngo ngiye ngo ndebe ibitagenda se kubera iki? Arabizi, ahubwo akeneye kuntu yabivamo. Banza umubwire ibyiza bye, nurangiza umubwire uti ariko buriya iki niki twagikosora gutya. Apana guhera ku kibi. Nimba umuntu afite defo, nibyo rwose nta muntu utagira defo. Ariko kuzwa tubwira umuntu ngo urabona ngo ukuntu witwaye muri societe, ngo urabona ukuntu ngo wavuze mu bantu. Oya, banza nubwo yavuze ibintu bitagenze neza, banza umubwire ko yakiriye abantu neza. Banza umubwire ibyo yakoze akabikora neza. Hanyuma numaza kumwinjiza muri mudu nziza yo kumushimira, ubone kumubwira ibitagenda neza. Tubwira abantu ibyiza. Bantu bacu, bantu mudukurikira, bantu mufata umwanya mukikurikira ibiganiro byacu, twebwe duhinduke, twebwe tujye tuvuga ibyiza, twibwirira abantu ibyiza. Muzarebe ukuntu abantu bazishima, muzarebe ukuntu abantu bazagira gute, bazagira ubuzima buryoshye. Ibyo nibyo nabwira abantu bacu, kandi ndabakunda cyane, muri ingenzi, muri umugisha. Uyu munsi rero natekereje, murabona turi mu mpera z'umwaka, turi mu kwezi kwa 12. Navuze ngo ni ibiki tugomba kwitaho mbere ko dusoza umwaka, ibintu by'ingenzi tugomba gukora, by'ingenzi byihutirwa, ugasoza umwaka umeze neza, ugasoza umwaka unezerewe, ugasoza umwaka utekanye, ndetse bikagufasha kwinjira mu wundi mwaka ufite amahoro asesuye. Ikintu cya mbere rero bantu bo kuri mubwire, bantu mudukurikira, tugomba gukora mbere y'uko umwaka urangira, saba abantu imbabazi. Saba imbabazi, ca bugufi. Gusaba imbabazi ni ikintu kigoye pe, ariko ni ikimenyetso cy'ubutwari, ni ikimenyetso cy'umuntu uciye bugufi, ni ikimenyetso cy'umuntu wihannye cyangwa wemeye amahoro, ushaka gusakaza amahoro. Kandi twebwe abantu bo kuri mubwire, intego yacu ni ukubana n'abantu bose amahoro, ni ukubaho nyine tureba ibintu byiza. Mbere y'uko rero umwaka urangira, hari umuntu wakubabaje, hari umuntu waguhemukiye, ariko byo nibyo vuga ngo sinzamubabarira, ngo uyu muntu ngo ibintu yakoze ngo ntago biba. Oya rwose, tera intambwe, tera intambwe. Twebwe Kristo atubariye umunsi ku isegonda kurindi. Mana yanjye, buri munsi duhora twezwa n'amaraso ye, ahora tubabarira. Ijambo ry'Imana nibyo ngo twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Nimba Kristo akiri ku ntebe y'imbabazi, nimba dufite umwanya wo kubabarirwa, twebwe twababariye abantu. Ese uwo muntu yakoze iki cyatuma utamubarira? Ngo yarakuvuze, ngo yakurebye nabi, yakwirukanishije mu kazi, yagutwariye umukozi. Hari abantu b'abaturanyi nabo usanga bahanganye, ngo uyu muntu natuma ntwara abakozi, natuma ndamisha abakozi, ahora njyanira abakozi, ahora banteranya, ahora babwira amagambo. Ni ukuri mubabarire, nawe siwe. Yarakwibye, umuntu yaragutengushye, wamubikije ibanga ararimena, umuntu yakumviye ubusa. Ibyabaye ibyo ari byo byose, mbere y'uko umwaka urangira, iki kiganiro umuntu wese uzakireba, tera intambwe, ugende umubwire ngo nshuti yanjye, ngewe ndakubabariye. Kandi umubabarire wumva ubohotse mu mutima, umubabarire wumva utuje mu mutima, umubabarire kugira ngo usoze umwaka umeze neza. Ese ubizi ute ko iki kiganiro wakireba wenda iherezo ry'ubuzima rikaba? Usibye n'iherezo, ese Kristo wagarutse? Duhore twiteguye. Ese urupfu ruje? Icyo kintu, urwo rusika wubatse, urwo rukuta wubatse, rubu rwo kugutanya n'umuntu, rubu rwo kugutanya n'abavandimwe, rubu rwo kugutanya n'umuryango, ngo yango sinzababarira, ngo nta kintu. Ni ukuri babohore. Mbere y'uko umwaka urangira, umuntu wese mufitanye ibibazo, muhamagare, umubwire uti ngewe ngusabye imbabazi, aho nakubabaje, aho nahemutse, mbabarira. Icyo ni icyambere tugomba kwitaho. Abantu twese tugiye gusoza umwaka, dusoza umwaka twikiranuye n'abantu, twikiranure n'abantu, kugira ngo n'ibitambo tugiye gutamba imbere y'Imana, ubwo tuzaba turi gutanga ituro ry'ishimwe, tuvuga ngo turi amahoro, tuvuga ngo Kristo yaratuzigamye, yaraturinze n'imiryango yacu, yaraturinze n'abana bacu, tuzabe nta kintu cy'inkomyi dufite ku mutima wacu. Ikintu cya kabiri rero tugomba gukora,
mbere y'uko umwaka urangira. Naje kubabwira ibintu by'ingenzi, ibintu byihutirwa mbere y'uko umwaka urangira tugomba gukora, tugasoza umwaka neza ndetse tugatangira umwaka tunezerewe. Ikindi kintu tugomba gukora, dushimira Imana. Va mu bwihebe, va mu bwigunge bwa bundi bukwereka ngo umwaka ngo uziko umwaka urangiye ngo unsize ngo uko ngo waje ni kunsize, ngo uziko ngo nta kintu nagezeho, ngo imishinga yose ngo nari mfite. None rero duba dufite n'abantu baduca intege bakubwira ati wavugaga ko uyu mwaka bizagenda gutya, wavugaga ko uyu mwaka noneho uzarangira ufite inzu, wavugaga ko uyu mwaka uzarangira waguze imodoka, wavugaga ko uyu mwaka utangira ntiwavuga ngo noneho uzarongorwa, ngo ufite amasezerano. Nshuti yanjye, bantu mufite amasezerano y'Imana, nimuhumure, nimukomere. Imana irinda ijambo ryayo, ikarinda n'uwo yarivuzeho kugira ngo izarisohoze. Bitinde bitebuke, ikintu Imana yakuvuzeho izagisohoza. Nimba ariyo koko mwavuganye, nimba batarayibeshyeye, Kristo azabisohoza, azabisohoza. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 105:8 niho havuga ngo yibuka isezerano rye. Kristo yibuka isezerano rye, araryibuka, araririnda, akarisohoza. Ni Imana rero yibuka, ni Imana izirikana. Biguca intege ngo bakubwire ngo umwaka ngo urangiye ngo utabonye ka kazi wavugaga. Biguca intege ngo umwaka ngo urangiye ngo nta kintu ugezeho, ngo se ngo noneho ngo uyu mwaka ngo ko bavuze ko ari bwo uzabyarara, ngo nawe warabyizeye, ngo nawe urabyihanurira, ngo none ngo ko bitabaye ngo ibyo bintu ngo nushaka ubivemo. Oya, haracyari imbaraga z'Imana, haracyari icyizere. Kristo aracyakora, n'uyu munsi yagutungura, n'ejo yagutungura. Ineza yihoraho ibihe n'ibihe. Satani rero narababwiye, buri gihe njya mbabwira gahunda ya Satani, umugambi we ni uwo kukwereka ibitagenda neza. Afata igitambaro cy'umukara akagishyira ku bintu Imana yakoze, akabipfuka, akabihisha. Hanyuma bya bindi Imana itarakora, ibyo by'amamodoka, ibyo by'ubuzima bwiza, ibyo by'akazi, ibyo byo kwaguka, ayo maviza, ibyo byo kujya hanze, ibyo byose akabishyiraho utumenyetso tugaragara kugira ngo yivovotere Imana. Uryame wihebe, nukuri ubwihebe ntacyo bwakumarira. Shimira Imana kuko uracyariho, shimira Imana kuko ugihumeka, shimira Imana kuri muzima. Ibindi byose ni iki se? Navuga ngo ni nk'impamba y'urugendo. Ibindi byose ni ibyo kuduteraho amaso gusa, bikadutera gukomeza twizeye cyangwa tumwenyura. Ariko icyambere dufite, icyambere Imana yaduhaye ni igishoro cyambere n'ubuzima. Kuba uriho, kuba utari kugura umwuka. Narababwiye ngo iyo uryamye ibinya bikaza kugufata, nimba biba rimeze nk'ibinya, nimba Imana ibishaka kukwereka ko hari ahantu yagushyira, kwa kundi ijambo rye rivuga ngo niyishyira ikuzimu yarangiza igakurayo. Hari igihe mu gicuku, sinzi mwe nimba bijya ukumva umubiri wanze, ukumva umeze nk'uwabaye paralize neza, bikanga amaboko akagagara, amaguru akagagara. Wajya kugira Imana uri gusenga mu mutima kenge ko kagihari, ukajya ukumva ingingo zongeye gukora. Hariya hantu iyo uhavuye nibwo ubona ukongera ukavuga ngo Mana urakomeye. Hari umuntu wambwiye ati wa muntu indwara zibaho, umuntu wese agenda avuga icyo yahuye nacyo, atari ko kurwara constipation birababaza. Aturataka, ukananirwa no kurira, ukananirwa uko wabivuga. Urumva uwo ni indwara yahuye nayo. Undi ashaka kuvuga ati iryinyo warirwaye, inshuti yanjye, nta kiruta iryinyo. Undi avuga ati urwaye ugutwi, buri rugingo rwose wowe uri muzima. Nimba waranarwaye warakize. Hari abarwaye bagendera ko bahita bapfa, ubuzima bwabo bwararangiye. Abana batoya barapfuye, abakuru barapfuye, ababyeyi barapfuye, abanyabwenge barapfuye, abakomeye barapfuye, aboroheje barapfuye. Wowe uracyari muzima. Shimira Imana, va mu bwihebe, va mu bintu byo kuvuga ngo ibintu bitaragenda neza. Ntibiragenda neza. Kuba uriho ni ikimenyetso cy'uko n'ibindi byose Kristo yabikora. Shimira Imana rero kuri muzima, shimira Imana kuvuga bikemera, shimira Imana ko ingingo zawe zose zikiri nzima, shimira Imana kucyumva, shimira Imana kubona muntu udukurikira. Uyu mwaka utararangira, shimira Imana. Shima Imana uyibwire ngo warakoze. Shima Imana mutima wanjye, himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza byose yakugiriye. Ibyiza yakugiriye uracyahumeka, ibyiza yakugiriye nubwo urya ubitama amarira, ariko urabibona. Hari ababibuze,
nubwo abana bafite ibibazo barwaye ariko urabafite. Buri muntu wese n'udafite abana afite ubuzima. Kuba afite ubuzima Imana yamuha n'abana. Nababwiye ngo icy'ingenzi cya mbere tugomba gushimira Imana mbere yo kureba ibindi byose Imana yagiye ikora mu buzima bwacu. Turebe ngo Imana yaduhaye ubuzima, Imana yahagararanye natwe imyaka yose itambutse. Reba nimba ntawe mu muryango wawe wavuyemo, hari uwo muturanye. Nimba ntawe muturanye, hari uwo waruzi, hari uwo waruzi. Nta muntu wabura umuntu azi wavuye mu buzima cyangwa se wumvishe n'amatangazo. None se nimba ntawe uzi, ubwo ryo si ishimwe? Nimba mu muryango wanyu mukiriho, iryo si ishimwe? Mwaragiye, abandi bagiye kuri moto zarabahitanye, imodoka zarabahitanye, abandi bagiye kwa muganga barapfuye. Mana, dushimira Imana mu buryo bwose, dushimira Imana. Imana yakoze ibikomeye, Imana yakoze ibikomeye byinshi, Imana yatugiriye neza, Imana yatuzigamye kugera kuri uyu munsi. Nitwishimire, wishimire mu buryo ushaka, wishimire mu buryo wumva, ariko ushimire Imana. Ndetse nimba warahize n'imihigo, hari imihigo wahiganye uyu mwaka, watangiranye uyu mwaka, ukabwira Imana ngo Mana ibi bintu nubikora, ukaba uzi ko hari ibyo Imana yakoze. Nimba ufite ibyifuzo 5, Imana ikaba yarakozemo 3 uyu mwaka, byibuke, genda uhigure, genda uvuge ngo Mana ibihora bikoze, n'ibindi akwizeye uzabikora. Icya kabiri, nababwiye ko icya mbere ni ugusaba imbabazi abantu, wikirandure n'abantu. Icya kabiri ushimira Imana. Icya gatatu rero, shimira abantu. Hari abantu bagufashe ukuboko, hari abantu batumye ubuzima bwawe bugenda neza, hari abantu batumye ubuzima buryoha, hari abantu bakubaye hafi, abantu bakubwiye n'amagambo meza atuma amagambo meza muzi ukuntu yongera icyizere, yumva umutima ukeye. Hari abantu waririye, njya mbabwira ngo biba bigoye kugira ngo n'umuntu w'umwizerwa ugenda uririra akagura utugu ukaririraho, ukamubwira ibitagenda neza, akakubwira ati courage, ubuzima buzagenda neza, si uko bizahora, ibintu bizahinduka. Abo bantu bashimire. Nimba udafite uburyo bwo kubatumaho mubwire ngo ibatungure, ngo ibabwire ngo mwarakoze, wowe genda. Nimba udafite n'icyo bashyira, genda ubanze ubashimire, babone ko urekonesa. Ugenda umwicaza uwo mubyeyi mubwira ati mama warakoze, warakoze ubuzima bwanjye kuba bugeze aha, kuba nyubatse urugo, inama zawe. Ashobora kuba ari umubyeyi wakubyaye neza, ashobora no kuba ari undi mubyeyi Imana yaguhaye, apfa kuba yarahagaze mu nshingano z'ababyeyi. Genda umushimire, umubwire ngo warakoze. Shimira inshuti zawe, shimira inshuti, shimira abavandimwe, babandi wahamagaye, babandi witabaje. Shimira abantu bagufashije mu buzima bwa buri munsi, shimira abantu bagufashije mu kazi mwabanye neza. Umuntu wese uzi ko hari ikintu yakoze mu buzima bwawe, ntusoze umwaka utamushimiye. Mushimire abone ko ineza izirikanwa, mushimire abone ko ineza idapfa, mushimire abone ko ineza yibukwa, bizamutera kugirira neza n'abandi. Ariko hari umuntu utekereza bati abona agiriye neza bo barabizi se sha, barabimenya se, ati washaka yajya bareka, washaka ntiyakwirirwa agira neza. Oya, bimpamvu yo gutuma umuntu atekereza ko kugira neza ari byiza, kugira neza bihoraho, kugira neza byibukwa. Hanyuma rero nimba umaze gushimira abantu, wabashimiye, tangira usengera umwaka utaha. Tangira usengere uyu mwaka nawe ukomeze usenge. Nubwo turi kuvuga ngo turi mu mpera zawo, le 30 abantu bagenda, le 30 bagenda, le 29 bagenda, amatariki yose abantu bagenda, ndetse na le premier bagenda. Ariko senga, numara gushimira Imana no gushima abantu, senga ushimira Imana ku mwaka, hanyuma ushinganisha umwaka utaha. Uzaba umwaka udasanzwe, uzaba umwaka wo kugirirwa neza n'Imana, uzaba umwaka wo kwaguka, uzaba umwaka wo kumva inkuru nziza, uzaba umwaka wo gusohorezwa amasezerano, uzaba umwaka nawe uzaba ufite mu zaburi yawe. Rega ijambo ry'Imana avuga ngo ushobora kurarurira ariko bwaki impundu zikavuga. Ushobora kuba ushoje uyu mwaka urira, uyu mwaka warakubereye mubi, duhereho tubwira abantu babona uyu mwaka warababereye mubi, banavuga ngo uzarangira ryari, bavumira ku gahera. Nimuhumure, nimuhumure, nimuhumure. Kristo aracyari ku ngoma, Kristo ateza amaboko, Kristo aracyari kugira ngo abihindure. Ibitaragenze neza yabihindura. Hari umuntu wabwiye Yesu aramubwira ngo wabishaka, ngo mwigisha, ngo wabishaka wabasha kunkiza. Kristo yabishaka yagusetsa, Kristo yabishaka icyo cyifuzo ufite, iyo ndwara ufite
izo kanseri, iyo sida, iyo diyabete, umutima, izo ndwara zananiranye, mwizere gusa nta kimunanira. Ni umugabo w'intwari. Musoze umwaka musengera umwaka, musengera umuryango, musengera inshuti, musengera abavandimwe, musengera igihugu, musengera itorero, mushinganisha itorero ry'Imana, mushinganisha abashumba b'Imana, mushinganisha abantu Kristo bose yahamagaye akabashyira mu myanya itandukanye, mubasengere kugira ngo ubudahangarwa, kugira ngo amaraso ya Yesu abatwikire ndetse bakore icyo Kristo yabahamagariye. Ibihe turimo biragoye, ibihe turimo birakomeye, abantu barijandika, abantu barabivanga, ariko abari ikimenyetso cy'amaraso, abo ngabo ntago bazacogora, abo nta nicyo bazatinya. Rero dusenge, dusengerane kandi tuvuge ibyiza, tubwire abantu ibyiza, twereke abantu urukundo, tubwire abantu amagambo meza, icyo ushoboye ufashe mugenzi wawe, icyo ushoboye undi atagishoboye ukimushoboze, ubuzima burushaho kugenda neza, ubuzima burushaho kuryoha. Murakoze rero, ni ibyo bintu numvaga ndi bubabwire mbere y'uko umwaka urangira. Tugomba kwitaho, tugomba gukora, tugomba gukurikirana kugira ngo tusoze tumeze neza, tusoze dutekanye, ndetse twinjira no mu wundi mwaka twinjiranamo amashimwe. Mbifurije ibihe byiza, murushaho kumera neza, murushaho kwishima, Kristo arushaho kubanezeza, kandi murushaho kudutuma. Turahari, nimero yacu iriho, muduhamagare, mutubwire tujye kureba abantu, tubatungure, tubabwire ibyiza byabo, tubabwire ko bakoze, tubabwire ko ari ababyeyi beza. Turahari, ni ukuri tuzafatanya namwe birushaho kugenda neza. Turabakunda, mukore share, mukore comment, mukore like, icyo mwifuza ko twageraho, icyo mwifuza ko twavugaho, tuzabivugaho rwose. Hanyuma namwe mubwire abantu baze bakore subscribe, dusoze umwaka tumaze kugira 10,000. Turabakunda, umugisha w'Imana niwo tubasabiye, n'amahoro y'Imana no kugirirwa neza na Kristo bibomeho none iteka ryose.